ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira ibiganiro ngenda nkugezaho ndetse n'amakuru agiye atandukanye abari breaking news n'amakuru abari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga kugeza ubu ngubu abantu benshi bari kugaruka ku rubanza rwa Clement ni nyuma yuko Clement rero yari yakatiwe n'urukiko ko yafungwa iminsi 30 y'agateganyo akayikora ari muri gereza aho kugira ngo aburane ari hanze. Ibi ngibi Clement akibyumva byamubabaje cyane aratakamba asaba ko yaburana ari hanze, ariko urukiko rwo rwari rwamaze kubyemeza ko iyo minsi 30 agiye kuyimarayo. Ni nyuma yuko yari yafunzwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, bivuze ko ukwezi akumazeyo, hanyuma bagiye kongeraho indi minsi igera kuri 30 akiri kuburana ku byaha akurikiranyweho bigiye bitandukanye, birimo kwangiriza ikintu cy'undi kubw'inabi, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icyo ni icyaha cya kabiri. Hanyuma icyaha cya gatatu ashinjwa harimo kurwanya ububasha bw'amategeko. Hanyuma nanone akaba hariho n'ikindi cyaha cyo gukoza isoni abayobozi cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, n'icyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi b'inzego za leta. Ibyo byose ni ibyaha uyu mugabo Clement usanzwe ari umunyamakuru ukorera kuri YouTube akurikiranweho. Urukiko rero rwemeje ko yakora iminsi 30 muri gereza mu gihe urubanza rwe bakiri kurukurikirana. Ni ukuvuga ngo uyu Clement ndetse n'abamufasha mu kuburana ku munsi w'ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu bagejeje ubujurire bwabo mu bucamanza kugira ngo abasuzume niba uyu Clement yafungurwa ahubwo akaba yaburana ariko ari hanze. Ni mu mpamvu zigiye zitandukanye yari yatanze, avuga ko afite impanga aherutse kwibaruka akeneye kuba yakwitaho ngo umuryango we umukeneye cyane. Hanyuma akanavuga ko n'umugore we ngo afite uburwayi bw'umugongo, bivuze ko ngo akeneye kuba ari mu rugo akita kuri famiye ye. Rero akaba yakomeza gukurikiranwa ariko ariwe ari mu rugo. Ibyo rero nibyo yari yasabye urukiko. Izo zikaba ari zimwe mu mpamvu yari yatanze, ariko urukiko bwa mbere rwari rwatesheje agaciro ibyo yavugaga byose byo kuba ngo famiye ngibiki, bari bavuze ko nta shingiro bifite kandi atari impamvu ifatika yatuma ngo aburana ari hanze. Hanyuma Clement rero ubu ngubu yasabye, ubwo yajuriye iyi minsi 30 bamukatiye, ubwo ni minsi 30 ubushinjacyaha bwemeje ko araba ari muri gereza mu gihe iperereza rigikomeje kuri ibyo byaha byose nakubwiye akurikiranweho. Abantu benshi bibajije ese ngo kubera iki batemera kuba bamurekura ngo aburane ari hanze, cyane ko yari yatanze impamvu z'umuryango zo ko ashaka kwita ku muryango. Bibaza ngo ese urukiko rwagendeye kuki ruvuga ko rutamureka ngo aburane ari hanze. Reka ibyo byose nkunyuriremo turebere hamwe ese ni ukubera iki urukiko rutamwemereye kuba yaburana ari hanze. Ni imanza nyinshi zigiye zitandukanye abantu baba baburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko bikarangira urukiko rwemeje ko bakomeza kuguma muri gereza iyo minsi 30 bakaburana bari mu maboko ya polisi. Impamvu rero ni zimwe muri izi ngizi. Ubundi ingingo ya 10 agace ka mbere y'itegeko nimero 058 akarongo kaberamye 223 ryo kuwa kane tariki 12/2023 rihindura itegeko nimero 027 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza zishinja ibyaha. Iteganya ko umucamanza uburanisha ikirego cy'ifunga ry'agateganyo afite inshingano zirimo gusuzuma niba hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho yafungwa by'agateganyo. Icyo ni ikintu cya mbere umucamanza aba agomba kureba. Ikintu cya kabiri, ingingo ya 66 y'itegeko nimero 27 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 19 mu kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza zishinja ibyaha itegeka ko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze. Iryo ni itegeko ngusomeye. Ukekwaho icyaha
umuntu ukekwaho icyaha ataremezwa ko icyo cyaha yagikoze bakiri mu iperereza akurikiranwa adafunze, niko iryo tegeko rivuga. Ariko nanone ashobora ariko gukurikiranwa afunze, wabyumvise, iyo hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Reka aka kantu gasobanure neza. Ni ukuvuga ngo umuntu ukurikiranweho icyaha ashobora kuba urubanza rwe rwaba ari hanze, akajya yitabira urukiko igihe hagiye gucibwa urubanza rwe, akaba yaburana ari hanze. Ariko nanone iyo ibyaha akurikiranweho harimo nk'icyaha kiramutse kimuhamye, bamuhanisha igifungo kiri kugeza ku myaka 2 kuzamura, ku buryo wenda muri ibyo byaha kimwe kimuhamye bahita bamukatira nk'imyaka 2. Icyo gihe uwo muntu aburana afunze. Ni ku mpungengero z'urukiko aho baba batekereza ko uwo muntu yanatoroka cyangwa iki. Ntekereza ko ariyo mpamvu bavuga bati umuntu wese uzajya bakurikiranweho icyaha cyahanishwa imyaka igera kuri 2 abagomba kuburana ari mu maboko ya polisi, ari mu maboko ataraye. Kandi na Clement mu byaha akurikiranweho mwabyumvise ko ari byinshi. Ibi byaha byose biramutse bimuhamye nawe yahanishwa, ashobora kuba yahanishwa imyaka irenze 2. Akaba ariyo mpamvu urukiko rwanzuye ko uyu mugabo Clement aburana ariko afunze. Urukiko rusange rero kuba hari impamvu zikomeye zituma nigaba cyangwa se Clement akekwaho icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda. Icyo ni icyaha cya mbere, kurwanya ububasha bw'amategeko, kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi, n'icyaha cyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi b'inzego za leta ashingiwe rero akuburebure cyangwa se ubwinshi bw'ibyo byaha ukuntu ari byinshi. Bivuze ko byose bimuhamye ashobora kuba yahanishwa ashobora kuba yahanishwa igifungo kigeze ku myaka 2. Ko urumva ibyo byaha ni byinshi, niyo kimwe bagiye mukatira umwaka umwe biramutse bimuhamye imyaka 2 ishobora kuba yarenga. Ibyo byose rero nibyo ubucamanza bwarebyeho, buravuga buti uyu Clement agomba kuburana ariko afunze. Yajuriye, ubwo turaza kumenya icyo nanone imyanzuro izatanga kuri ubu bujurire bwiwe. Tuzamenya ese baramurekura aburana afunze cyangwa se arakomeza akore iyo minsi 30. Uyu Clement yari afite ikigo cy'amashuri yari ari kubaka. We avuga ko yari ari gusana, yari yasabye ibyangombwa byo kuba yasana, ariko ibyangombwa ngo yari afite ni ibyangombwa ngo bitari byujuje ubuziranenge, cyane ko uyu nguyu yari yasanzwe atujuje ibisabwa kugira ngo abe yavugurura izo nyubako z'amashuri. Hanyuma umuyobozi w'umurenge wa Jabana akamuhuza, ubwo ayo n'amagambo Clement yivugiye, akamuhuza n'abahigi. Aba bahigi ni abantu bashinzwe kuba bagenda bagenzura mu makaritsiye abantu bari kubaka badafite ibyangombwa. Clement rero we avuga ko aba bahigi yabahaye ibihumbi bigera kuri 900 kugira ngo bamureke yubake. Akavuga ko ubwo yabifashijwemo n'umuyobozi wa Jabana. Rero Clement ubwo byageze igihe akarere karabimenya, bamubwira ko bazaza gusenya iyi nyubako yari ari kubaka y'amashuri, ariko we afata umwanzuro wo kuyisenyera. N'amagambo uyu Clement yahise ashyira ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter, yagaragaje ko ngo yakorewe akarengane. We yari yavuze ko ibyo bintu byabaye, kuba bamusenyeye inyubako ye ari akarenganye cyane pe. Akimara gutangaza ibyo ngibyo rero nibwo yatawe muri yombi, ariko akigera muri gereza yise yandika ibaruwa ako kanya isaba imbabazi umukuru w'igihugu ndetse n'abaturarwanda. Ibi rero nabyo urukiko rukaba rubishingiraho cyane, kukuba yaremeye ibyaha byose ashinjwa. Akavuga bati ibyo byaha byose niba byemera bishoboka ko byanamuhama, ko niba ubwo ari kwiyemerera ibyaha kandi yahanishwa igihe kitari munsi y'imyaka 2. Ibyo byose nibiba biri gutekerezwa bigatuma batamureka ngo aburane ari hanze. Urubanza rwe ruracyakomeje. Birakekwa ko hazazamo abantu benshi, hashobora kuzamo na kesi ya ruswa nko kuri abo bahigi bamuretse ngo yubake, ndetse n'uwo muyobozi wa Jabana. Hamwe n'andi makuru agiye atandukanye urakomeza kuba yakurikira, kandi niba utarakora subscribe, akora subscribe aho hasi, ukande no kuri like kugira ngo dukomeze kubana, ukomeze no kumva amakuru agezweho haba mu myidagaduro ndetse n'ibindi bintu byose bifite aho bihuriye na entertainment. Nitwa Elise Tiger the Great.